ndagusuje neza kandi nkuhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Umuntu wese wumva ururimi ndikuvuga. Reka nkubwire, mbabarira, ndagusabye, ndakwinginze. Niba uri i Burayi ukaba uri muri Amerika no muri Canada, hano kuri Prince Robert mbabarira joining membership, sibyo? Kugira ngo ushyigikire. Yego. Hano mu Rwanda murabizi ko na ad tugira. Ntazo. Ducungira kuri AdSense zanyu mwebwe abantu bari i Burayi n'abari muri Amerika na muri Canada. Joining membership unibura uvuga ati amadolari 5-10 Robert nkutayemo. Icyo si icyambere. Utayemo. Cya kabiri, hari groupe de WhatsApp iri hano hasi muri link. Dufite projet yo kujya gusura abarwayi kwa muganga. Niba muzafatanya natwe ngwino yi joining. Ambo comment na share biremewe. Rero ndi kumwe n'umuyobozi wa Humura Program TV. Naho mu gihe mukore subscribe, share, comment ni ngombwa. Tuje mu kiganiro rero cyitwa Gospel Talk. Dufite ikibazo dushaka kukubaza wowe uba mu idini. Uyu munsi Yesu aramutse agarutse akaza, nyamadini mwamwakira muti? Nabyo ngiye kuganiriza Pastor Ishimiye nk'umuntu w'umupasiteri wirwana nabo, atubwire mu bunetsi n'ubushakashatsi bwe yabonye bamwakira bati. Nguhaye ikaze Pastor. Murakoze cyane. Reka nsuze abantu bose. Yego. Abarokore babwire ngo Yesu ashimwe. Siko birira? Yego. Tangiye gutyo. Abasilamu twese tubasuhuze. Yego. Ari bava ngo ni salamu alaykum. Salamu alaykum, Allah atumulahi barakatuh. Salamu alaykum, Allah atumulahi wa barakatuh. Niba tubivuze neza simbizi ubwo bashafi bazadufasha. Sindaja mu Gisilamu. Yego. Ubwo kwa Gatolika namwe Kristo Yesu akuzwe. Mbatera ikimenyetso cy'umusaraba kw'izina rya Patiri njyamwa njya mutagatifu. Amen. Ndakuramutsa Maria ujuhora n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu ku mwana byarasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira ku banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ariko kantu ko ntago ari sawa. Oya, amen bivuga iki hariya Pastor? Bibe bityo. Ibyo bintu reka tubivuguruze. Turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Tuzihana ryari. Nyine ubwo urumva aho ngaho uzu dusabira utubabara ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuye. Dawe uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nkuko bikorwa mu ijuru. Nuduteranye mu bigira gutosha, ahubwo dukize icyago cyangwa se umubi ari we Satani. Aho ndemeranywa namwe kuko iri ni isengesho rikomeye, riri mu cyubahiro cy'Imana. Ivango ni isengesho rya Yesu yabwiye abigishwa be ngo musenge mutya, kugira ngo mbese bamaje ko bagomba gusenga. Ati mujye musenga gutya, uduhe ibyo kurya by'uyu munsi. Ibyejo nibyo gupakira nibyo kubika, ntago ari ibyacu. Ntago tuhuze wejo. Hanyuma ikibazo wambajije cyava ngo Yesu aramutse aje, abanyedini babyifatamo gute? Buriya icyambere banza umenye neza ko abanyedini, ngo nimvuga abanyedini ndahera ku bayobozi b'idini. Buriya abayobozi b'idini bafite ubwoba bwa Yesu. Gute? Nubwo bamwigisha ariko bafite ubwoba bwa Yesu. Dusobanurire impamvu Yesu namara kuza abanyamadini benshi bazahomba. Nuzi se ko n'ubwashize aza aribo bamwishe? None se ngo ubwashize Yesu aza bwa mbere akaza ari umuntu, ugira ngo hari umukristo bafashe kuri Yesu? Abakristo bakumamaga amashiti, Yesu turakwemera, tuzurira abantu, wadukirisha n'abasirikare ubwe. Wibwa kwakije abana b'abasirikare no kwa Yayiro bande bose baramwemera. Ubwo Yesu nta kibazo yari afitanye n'abanyapolitike n'abandi. Reka nk'urugero, hera kuri Matayo. Ntiyari umusoresha se? Yego. Matayo yari umusoresha. Luka ntiyari muganga se? Dogiteri. Burya muganga, dogiteri, umusoresha, nuvuga ngo abo ni abantu baba bakomeye, baba protesiye, bakoresha ibikoro n'ibindi. None se hera kuri Zakayo. Zakayo se ntiyamwemeye? Igisambo rubebe, mujura. Ariko no kuvuga ngo yari umujura. Yari umunuza. Ariko yari abo bita ba Rujigo abakera ba prosabuteri, bamwe bo ku rwego rw'igihugu. Bamwe bashinzwe imisoro, bakusanya imisoro yose ku rwego rw'iki rwa gasutamo. Ni ukuvuga ngo bahitwaga ba Rujigo. Zakayo rero yari Rujigo.
urumva ariko agira gute yizera Yesu aramwizera bivuze ko nta kibazo bari bafitanye n'abantu ahubwo Yesu yari afitanye ikibazo ariko atari nawe ahubwo abantu bari bafite ikibazo ni abitwa abayobozi b'idini wabyumvise abanditsi abafarisayo ubundi kugira ngo ube umufarisayo maze wumve wagombaga kuba uzi amategeko 603 uyazi mu mutwe ukanodesha n'ikanzu urukumva ukadodesha ikanzu ukayidodesha ngo yanditseho imbere n'inyuma ubu ngubu dufite abantu nk'abantu zo mu giti usibye n'abantu zo mu giti dufite n'abandi bantu b'abashumba uyu munsi wa none n'abayobozi b'amadini badodesheje amakanzu ntibayadodesha ngo ajye ku mugaragaro bayambare ariko barayafite adoze bayadodesheje gute kwa kundi umuyobozi niba ajya akitwa ngo ni mami akitwa ngo ni dadi akumva ko ariwe ugomba kubageza imbere y'Imana abakristo batagomba kwigira imbere y'Imana ahubwo wamuyo ikaza amaze kuyidodesha ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu impungenge afite Yesu ko yagaruka nta nubwo ashaka ko bagaruka ni niyo mpamvu hari ihame ryo kutamwigisha ko azagaruka agaruke batamukeneye abanyamadini ntabwo bakeneye Yesu ntabwo bakeneye Yesu ibi ngibi ubona abanyamadini nta muntu ugiye dini ukeneye Yesu kereka gusa ukeneye Yesu n'umwe ni umuntu uri muri Kristo Yesu utari muri Kristo Yesu ariko uburyo abakristo bo hasi ahubwo bo bakeneye Yesu pastor ko nyange ngumva ngo uzaza ryari mucunguzi wimebwa mibudashira biriya nibyo ku munwa icyamuka ariko uzareba abayiririmba ni bande uzareba abantu bayiririmba iyo ndirimbo uzareba abantu bayiririmba bakanafashwa mbakubwira bari bo niba abanyamasengesho bamwe bo mu byumba bariya bo baba barapfuye kuri Yesu barabashaka Yesu burya bumva ko yanaza ariko abanyamadini abafarisayo abanditsi abasadukayo abigisha amategeko bariya ntabwo bashaka Yesu wibwa ko aribo bamwishe so bamugambaniye se kabisa niba Yuda niba nani Zakayo yamaze kwihana sibyo ngo nibyo yari atunze abiha abakene anyuma neza bano urugero yari atanze guko abapasiteri n'abashumba bakwiye kujya bafasha abantu nibange abashumba bafasha abantu nubikoze hari amacaci zimwe ntabivuze kuvuga nubikoze abikora kugira ngo aze gusarura umusaruro uruta niba atanze miliyoni ahita asarura miliyoni 40 gusa arahombye ameze nka ya mikino imwe yinuza ya beti urukumva ari imikino bangiye najya nemera ngo kugira ngo utombare ngo urakanda aka message ngo hanyuma wishyura 450 bari bahamagara abantu mu cyumweru bagaba miliyoni imwe injije miliyoni zingahe kandi bamwe barugaju bajya bamubaza sasa sinabonye nyuma byarahombye se gusa uti abanyamadini ntago umwami Yesu bamushaka ntabwo bamukeneye byimanze ubyumva aramutse naje bamusubizayo bafite ubushobozi batamushubijeyo bamwica roba reka nk'urugero ariko Bibiliya yarasobanuye ukuntu azagaruka ivuga ngo naza noneho ntabwo azaza yigize nk'intama ikibazo ntabwo kizi hari n'igisubizo azaza nk'umujura noneho umujura wari wamubona ariko roba reka akoko gasobanuye azaza nk'umujura kuko arabazi impamvu se yewe azaza nk'umujura arabazi baza bakamwiyobekaho kandi ngo azaza afite ubwiza bwe bwo nka data wibyinikira azaza wari wabona igisambo ako kubera iki iriya meaning roba reka tugire iyi meaning yeza avuga ngo azaza nk'umujura ngo azaza n'umujura nk'uko umujura atungura nyir'urugo niko azaza urumva kumwe umujura aheruka wa Robert ujyanye n'umugore wawe mwagiye abana bagiye akaza akica ingufuri uwo mwanya mugasanga gazi mugasanga amateleviziyo byose yatwaye Yesu niko azaza uzi impamvu abanyamadini arabazi bamumerera nabi nuko ugomba kuza kwarura itorero azabyiba kuko azi ko areka abaza wumve yaravuze ngo ndagiye ngo ariko mbasize hagati y'amasega aryana ngo kandi aya masega azaba yitwa
abakuru Yego. baza bumve nta nubwo ari abato ndetse nkoze roba umwana muto cyangwa se umukristo yavugira he yabisega he reka buriya pasita buriya ihene n'intama nta kibazo mu rwuri ziba zifitanye ntacyo ikibazo ni isega ikibazo ubundi arega n'urukungu mu masaka nta kibazo yari bifitanye ikibazo ni umuriro urabimenya neza n'umugosozi isega kandi isega iza yigize intama niyo ikibazo nyine kiri urumva neza ntabwo intama ikishyiramo ziba zibanye nta ribi nta kibazo zifitanye ihene turabizi ubwirasi bwazo iyo hari urumeni zirya reka reka nta kibazo ikibazo kiba gihari ikintu bita isega iyigereye isega none yavuze ngo mbasize hagati y'amasega noneho ntabwo ibaye imwe ntabwo ibaye imwe uzi impamvu itabaye imwe nuko yari azi ko hazavuka amadini n'utudini dutandukanye urumva hari isega izaza isiga amavuta hari isega izaza ikubita hasi iritura hari isega izaza ihebesha isambanya hari isega izaza isambanya hari isega izaza yoza ibirenge abantu hari isega izaza izana igitaka cyo muri Nigeria hari isega izaza n'igitambaro cyo muri Nigeria hari isega izaza izane ubutaka bw'Isiraheli bwo muri Isiraheli ariko kumukandagiraho gusa wishyuye 500 kishyura 500 wabwira abantu mugiye muri Isiraheli noneho Yesu yanazisobanuye neza avuga atari izisega zizarya intama izibyibushye n'izinanutse izinanutse zazirya inzara zizikuremo urumva neza izinanutse zazikuramo inzara baraguturisha kugeza ushizemo umwuka baraguturisha urukumva baraguturisha ugatura nta n'imbabazi bakugiriye nta nubwo bivuga ko bitewe na sante igeze wapi nta nubwo bivuga ko school fees zigeze nta nubwo bivuga ko abantu bakeneye kwishyura amazu nta nubwo bashaka kumenya ko abantu akahunga cyangwa umuceri wahenze uratura igiturisho cya mbere uture mu cya kabiri iki cya 10 cy'amashimwe hanyuma haze icyo cy'abashyitsi nibasoza bashyiraho utundi tuntu na munagari pasiteri ahita atanga itangazo rya korari ati korari musigare irabashaka irabakeneye ikeneye kubaka korari mwagerayo bakabaca umusanzu buri muntu ngo miliyoni magana 200 bya bintu byose babyirengagije ntabwo bitaye kuba inzu bamuyikodesha ntabwo bitaye ko abana school fees yabuze izo ni iki ni za nzara kawunga yahenze isukari kashwe esansi kuri 2 esansi biramureba ko afite esansi ayora mu kigega ko mwashizemo ibyo ntabwo bimureba oye rero niho Yesu yavuze ngo mwabana mbasize ahantu hakomeye aho hantu kuhitondera mugira ubwenge rero sa ahantu muri yavuze ngo mbasize ahantu mugira ubwenge nk'ubw'inzoka kubera iki Yesu yavuze inzoka nuko iziko igira ubucakura kubera iki Yesu yavuze inzoka atavuze wendi katavuze intama intama ngo yajyana mu ibagiro bakagenda bayikata itabavuga ihene yo isakuza yabati rero ubwenge basabye ihene bayikata ijosi ry'isakuza ry'ibweshagura ariko intama yo bari nayikata reka bakayikuraho uruhu ubwo si Yesu impamvu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka roma yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka kubera iki yari izi ko hari abantu amasega azaza ameze nk'abahanuzi akubwira ngo kugira ngo ukurweho indoto mbi urabanza inzozi mbi icyacunguwe n'amaraso gikurwaho n'amaraso icyatanzweho amafaranga n'amaso ya Yesu ntabwo agikora nose bamubaza nk'uyu muntu akeneye Yesu kaza wapi arakeneye kaza wapi amuzi umugati amuze kubaho amubonye niyo mpamvu Yesu avuze ngo azaza nk'umujura aramutse aje bamurasa bagura imbunda urumva bataguze imbunda bamuroga ibaza abantu bati tegeko bamuroga nabava bataguze imbunda kutemewe bamuroga cyangwa bamuteza ihembe urukumva bamutuma ibitega akabifata ariko madini wowe n'abazi wowe umuntu baramubambye ariko hari ikintu utazi ngo yewe darabaga atari uyu muntu nta kintu umubonyeho
nukuri pe murakarenganyije atoya atoya duhereze nibande amaraso ye nari ngo si umucamanza urumva Yesu afitanye ikibazo n'abacamanza wapi urumva Yesu afitanye ikibazo n'abaperezida wapi urumva Yesu ariko yaravuze ati ese Pilato si umucamanza yaravuze ati uyu muntu nta cyamubonye n'umugore we yari yabyeretswe tubaze ko n'abapagani babyeretswe ahubwo dufite ikibazo cy'abigisha b'ibinyoma bavuga ati twebwe n'abana bacu nashaka amaraso yazaduhagame namudukize twebwe amaraso ye nashaka azaduhagame ubu dufite abantu bamaze kuvuga ati twebwe tuzamwitirira twakiriweho iteka n'ubundi ntacyo turamira twakiriweho iteka n'ubundi nta juru duteze yego twebwe gusa izina rya Yesu tuzaririsha wasomye Bibiliya yego nk'umugabo we yari umunyedini ahora ajya gusenga buri munsi nanone basengaga ntabwo ari ku cyumweru every day buri munsi ariko Bibiliya iramusobanurira avuga ngo yari umunyedini nyine nikubwira yari umunyedini dufite rero abanyedini uyu munsi bafasha abantu ndetse n'abayobozi b'amadini bafata abantu kugira ngo babigishe Kristo Yesu babigisha idini gusa guhora basenga buri munsi mu idini sinde nibyo ushobora kudasenga buri munsi ukaba umunyedini gusa ariko utafite Kristo mu mutima wawe ukaba umunyedini ngo ari akajya gusenga buri munsi every day agezeyo umugutaha arasoma Bibiliya yarayiga ayifite ubu reka mbwire uzajya mu nsengero nawe ukuntu basigaye bazamuka akaba kuri toyame barahebeba bakibaza noneho si buri munsi ariko wajya gushaka ubumana muri we kaheba finiterimine uyu muntu naza kugira amahirwe ahura n'umuntu wasogongeye yego haleluya amen urumva ukuntu ijambo rivuga yego haleluya niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu uwo mwami agira neza ni mu haleluya mwegere niwe buye ryanzwe n'abubatsi kubera iki kubera iki mvuga ngo abubatsi ni bande ni abantu abubatsi ni bande ni abafurimaso abubatsi ni bande abubatsi ni bande maso furimaso nibo bubatsi biyise abubatsi bigenga bafata ryabuye bararigoreka urukumva bararyanga mu yandi magambo Yesu we ni ibuye riconze rizima ni ukuvuga ngo Robert sinzimba warebye ku cyubakwa yego sibyo ku cyubakwa iyo agiye kubaka ibuye baraza bakarishyiraho neza bakarihengura bagashyiraho nivo ikajyaho siko biri noneho uyu munsi dufite ikibazo kandi iyo buye kugira ngo ryubakike nuko bakandi mabuye yose akagenda ari kuri nivo niko n'ijambo rimwe navuga ngo niba muri amabuye mazima mubakwe nk'amabuye mazima kuri iryo cyubakwa uyu munsi rero dufite ibibuye byagoromanze kumva kandi biri mu madini kiraza kikikubitaho kikamwiyitirira gusa kikiyitirira ibuye kandi ari ikinonko urumva neza ni ikinonko kimwe washyiramo urunonko imvura yagwa kikayonga ntabwo ari ibuye ni igishonyi ni ibifonyo ibishonyi urabizi ndabizi ibishonyi bimeze nk'amabuye bisa n'amabuye ariko si amabuye iyo ukibonye yagira ngo ni ibuye ariko iyo ugikozeho nibwo umenya ko ari urugarika cyangwa igifonyo nibyo rero abantu bamwe bigize ingarika abandi babifonyo kandi bari kubwira abantu ngo nta uzi urugarika washyize ku nzu wari wabona inzu iriho urugarika ifite ibikoroye si bisa neza nuko rero muri iyi minsi abantu bihinduye urugarika bishyira ku nzu ariho Kristo nyamara atari ibuye urumva neza inkone rero iza guhura n'umuntu Imana yari yatumye witwa Filipo genda ujye ku muhanda urabona umuntu wanyishaka kumuvana muri biriya binarimo by'akajagari uyu munsi rero Imana yatumye Pasiteri Shimwe na Robert yego iravuze ngo wangonewe hanura wangonewe ibintu maze iminsi nubwo bibiri yitwaza ukanayisoma yaramubajije ngo nkubaze ibyo usoma urabizi arabatireka njyewe Pasiteri wanjye aradusomera akatubeshya
kadukoresha siporo mu rusengero bakirirwa badusetsa gusa tugaseka tugataha tutashye tukagira ibyumba byo hejuru baryamye basenga baryamye hasi tukagira ibindi byo hasi tukagira dusika amavuta tukagira turisha amaturo gusa nta bindi tuzi ibya Bibiliya tuzi byari tubarago baramusobanurira atari ko gusa ndiko yani ko ari Yesaya ndi gusoma ariko byo gusobanura ntubimbaze ibyo bwami bw'Imana ko bizaza oya batubwiye gusa ko Yesu atanga amazu atanga abagore atanga viza atanga imodoka twambika tugomba kwambara umweru tukambara umutuku n'umukara na sevarante nibyo tuzi ibyo twarabyigisha terivi ibyo nabindi ariko ibyo kuvuga mu ijuru by'ubugingo oya byose byacu ni abindi nibyo atubwira ko tugomba gutanga ibitambo nibyo batubwiye ibindi rwose ndakore muri Yesaya avuga ngo tuzajya mu ijuru cyo kujya mu ijuru ntabwo mbizi ngo aramusobanurira yego roba dufite abapasiteri batabatijwe yego nose ngo ntihese amubatiza nose yarabatijwe yarasenga imyaka ingahe yarasenze imyaka ingahe kandi ngo yaravuye Yerusalemu Yerusalemu mu rusengero rukuru ubu dufite abantu bahora bajya gusenga bagiye Yerusalemu uzi ko dufite abantu mu nsengero babahanurira babicaza imbere babicaza imbere batabatijwe ndose ngo bazeroba ubaye uri bishop cyangwa uri apotre yego sibyo ukaba ufite nk'umugabo cyangwa umugore utabatijwe unywa inzoga iyo ugiye kwicara yicara he bimande ya pasteur ubwo amazina yakingaye mu nsengero nyinshi ubwo Imana arayizi se wapi Bibiliya nayisoma niba yirambuye nafite yeshasha ahuye na Filipo byagenda gute kuhuye na pasteur Shimi uyu munsi urabatizwa cyane ubatizwa ahubwo uyisinyibutsa ari ijambo riri kumfasha muri no minsi by'uyu mugore waganiye na Yesu ngo baraganiriye baraganira mu gatari ko duhuriye kuri umuyuda nabo mu Samariya kozi ko tunenana uretse bwanyu n'ubwacu atari bumwe bimeze bite aravuga ati rero ntabwo uzi umuntu ugusabye amazi iyo uza kubumuzi amazi unywa harashira ibyo biroha byo kwisoko uzongera ugira inyota byo kwiriba nushaka ugure ariba wacukuriwe na Yakobo ani mashaka nushaka kunywa mashaka ushaka umunyange nushaka kunywa jibu aramubwira ati rero iri riba sogokuru wawe Yakobo yafukuye nandi mariba nka za deperi n'abadive n'abarabimenyereye ibyo aya mariba mwiriwe mu aratobamye mumenye ko hari ufite isoko y'ubugingo buhoraho byonyine ubundi ni cyo cyatse kubabwira ubundi nuko abantu bataramenye ubundi irariba yaraya mariba ngaya basogokuza abanyu bacukuye aya bagitwaza bacukuye aya bamasasu babacukuriye aya bande bose babacukuriye aya mariba hari igihe kizaza agasibana buriya roba uzi ko hari umupasiteri agutuze kumumenyesha izina mwihorere sibyo afite insengero nyinshi mu gihugu yego yategetse abapasiteri be bose usibye ko uyu munsi babiciye ndashimira ubuyobozi mwarakoze cyane urakumva we yaraje ategeka abapasiteri be bose ahantu hari urusengero urwe rwose ko mu cyumba cya ofisi hagomba kuba harimo ifoto ye ya dadi irimo hari kabiri ku mazina yawe yitwa pasiteri Shimimana Jean Marie Vianney noneho pasiteri Shimimana Jean Marie Vianney Robert izina ryamushumba mukuru aravuga ngo icya kabiri abantu mwese b'abakristo banjye mugomba kwitandukanya n'ibisekuru by'iwanyu mukagira amazina y'iwanyu babise mukayakuraho mugashaka izina rishya uranyumva neza mbese mu magambo make agashaka ko bitwa izina rye abakristo bose uwo muntu niyarebeje abantu kugira ngo bigishe Kristo Yesu ari kubigisha izina rye gatatu ategeka abapasiteri abantu barayobye roba ni ukuri ko umuntu wumva iki kiganiro atobara cyumve neza ategeka abapasiteri be arababwira ngo uhereye umunsi muzajya mwirukana
abadayimoni mu izina ry'amavuta ya ngo twanze kumuvuga niba ari apotre niba ari bishop niba ari I don't know katubereka gutya ko tubivuze bahita bumenya ariko abahanga baramuzi yego abahanga baramuzi yarova abamuzi baramuzi yego hanyuma gusa amahirwe ubuyobozi n'ibi byose biraza birita bicubya ubu ngubu amafoto yakuyemo kandi agarapfa abantu basubiranye amazina yabo ntibakirukana mu izina ryawe nk'ubu umuntu pasiteri yabonye Yesu yifuza ko Yesu aza wapi aramwifuza wapi mbwira niba amwifuza wapi aramushaka wapi amubonye byamuteza inkuba kamuteza igitega nubwo kitamufata aho tugeze ni uyu munsi ubu munsi ari ibyumba abapasiteri nubwo bafunze insengero hari utundi tubiro turi ahantu kareke pari mu mahegene iyo ugezemo usanga hari tarifu sida 300 yego kanseri yo mu nda 400 kanseri y'umwijima 500 cyamahinga diyabete ibiciro indwara kugera hasi urumva none ngo ugiyeyo ufite igice wera niba ari 300 ya kanseri yo mu nda abwo ati ndakoza ikiganza kimwe nuratanga yombi ngukoze ibiganza bibiri nutanga igice urakira gaceya uzakira nyuma iyo mana ni mana ese ibyo bitanera cyane cy'ubupfumu uyu muntu akeneye ko Yesu aza wapi uyu muntu akeneye Yesu wapi hari Yesu afite wapi ahubwo se Yesu wari we wapi roba imana tuyihamagare izi ariko yaravuze ngo nimara kuza mu isi yose izabimenya nimwihangane azaza nk'umujura ntabwo azaza n'umureba azaza bari muri tarifu aze bahirika abantu abatingana mutingana abiba mwiba ibisambo mu bisambo Bibiliya iravuga ngo nk'uko kwa Nowa byari biri niko azaza kandi nawe avuze induru ni nk'uko tuvuze induru yego ntimutwumve ntacyo bitwaye ukatwita abanyamagara ntacyo tuvuze Bibiliya yego ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro amen shimiye na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney watuganirije Imana ibaho umugisha amen bararikira ibiganiro byacu nakagaruka shalom ciao ciao